Regis ni bogari nta kuntu nakwishimira itandukanye ya Regis na Miki. Erega na Miki yaremeye, Miki ko ntacyo ni kuvuga. Dore ukuntu arimo arajyiminwa Miki, dore ukuntu Miki ahise ajyiminwa. Yareba Regis arikomba ariko wagikoka muri kirayi. Kiregere Regis kitakigira gutya nkwana. Abantu bumva ko Regis tutangira tumeranye neza. Anuza kanyambo gasenyuke natwe tugigashaka kazana nyine usanga abantu bose abakinyi ba filimi bose twiteye kuri Nyambo kandi nta ni filimi yasohoye. Bari abantu ntabwo wabunga kubera uzi impamvu se. Bari abantu ntabwo nubundi bari kumwe bari ababesto. We Miki wowe Miki hano Miki uri hano agakupure ka Nyambo kazime. Sinzi impamvu muri kubishyira mu mwa bakundana kandi hano turi muri business nta bushuti burimo Nyambo ibije n'ibikabirangire ibyawe nibyo bigezweho. Titi afite akana kitwaga Uwase kobwa kamutegereje Titi aragenda abara muri prison imyaka nk'ibiri akana gategereje Titi mu kwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa munani ukwa 9 umwaka uragenda uwundi uraza wewe karaza Titi arasohoka kibamba. Nje nabonye Titi arimo yanga guhanuza ikiganiro Ndimbati babanye muri prison titabyimbye cyandi Ndimbati kiraza kizanaga kamera itaga kubita umugera kagatoka mbere yangu we kumama ni hake y'ibyumweru nka 3 njya kuma ngo titasohokana na Nyambo nkavuga ati kandi se Uwase Bianca byagenze gute wamutegereje imyaka 2 nyamara marira ya Bianca Titi azakugaruka ubwo titatandukanye na Nyambo mugene murebe Slim Jesus okay once irameze gute bamusegera ameze gute yarasubijwe tu aya is good aya once ahuri ni akubiye ngo ubone umugabo gukunda oya neso barafite gukunda abo no yifuzaga nifuza gumeze gute uwo muri kumwe neso ugukeneye undi feke bye rero hari ukuntu anje kubona umva Regi hari ukuntu mbona kaga promoter umva nujugera kuri mugabo umuntu wari izina rinini bro hari ukuntu mbona kaga promoter nkabona nk'akantu yo kagiye gukora kagiye mu bintu na Miki kabanza kakanywa nk'ibintu bya danje kabanza kakanywa nk'ibintu bana kakidopa kakavuga ati ndagisatagura kubera Viagara ziba ziri hafi Viagara ziri hafi ubuze ko gafite nk'ibiputuru gafite nk'ibikombe bigateretse nk'imbere ibintu byose byatari ukajya kurebaga ukavuga ataga gutashobora gusaza Miki man umuswera niyo avuze bameze nk'aho ajwijwira ngo wi ndeka wamubaye narumaze mu nzu yanjye wamuvuga iki we Reka nanjye mbere kumanitse mu karimo karanywa Red Bull ebyiri hano gafite nka ganja karimo karayismokinga gafite nk'ibindi bintu agakarita sigute gashobora gusaza igikobwa cyiza nk'iki ndumva mbonye umuntu umanitse mu nzu yanjye akazi kawe n'abantu batangiye kubona uwo muntu ariko urumva ni ifoto gusa nta kintu no se Miki basebye shira wumva ko seri wanje uhe oya ngiye rwose nta kintu na kimwe bamuvugaho ngo urwo mukunda rugabanyuke wapi uko ko akoresha puturi ngo numare kuvuga oya ibyo ntabwo mbizi uko ntabwo turabigerageza nitubikora nzaza nkubwire ariko sundi bitwaye cyo zikoresha akazikoresha neza ya n'ubwa mbere umukeba avugiye mukeba we neza Mateka y'isi n'ubwa mbere nakumva mukeba avugiye mukeba we ariko nta mutima w'Imana abantu bapfa kiruta icyo bapfana Wakira yo hari hano ibintu byitwa ama strip clubs bimwe abakobwa bambara ubusa bakazajya babyina kuri polo bakanigurisha abadancers sinzi niba abadancers ubumva like nabakobwa nyine baba ari nka polo imeze nka po gutya umukobwa akabyiniraho yambaye ubusa nubibona ndamubona
ibyo bintu rero ni amabuwate aba hano nyine hano muri Amerika n'iki rero bari abakobwa kenshi baba bafite ikintu cyitwa umupimpu. Pimpu ni ukuvuga ko uwo mukobwa ntabwo ashobora kugenda gukora ako kazi ari wenyine, agomba kuba afite umugabo. Bashobora kuba ari n'abakobwa nka 5 ariko bafite umugabo umwe ari ufata amafaranga, kuzi n'amafaranga bari menshi, aragenda agakorera nk'amadolari 500 ku ijoro, 100, 1000, 2000, you know. Rero abagabo bashobora kumuhohotera. Abafite nk'umugabo witwa pimpu, niba uzi wibuka indirimbo ya 50 Cent yitwa PNP pimp. Mu pimpu nibo baba barimo baravuga uwo nguwo. So rero hari ukuntu nyine abo bakobwa we mikuranyumva ndi kuko ngaho urimo uravugana nani? nawe ndi mu nzu njyenyine. Rero hari uwo mupimpu rero kubera agora wa mukobwa uwo mupimpu rero kubera abo bakobwa nta kuntu ushobora kugumana umukobwa there is no way. Kakanu mukumve cyane nta muntu numwe ashobora kuyobora igitsina gore mu gihe adashobora kukiryohereza mu buriri. Igitsina gore ntabwo ushobora kukiyobora neza ngo ugikontroling mu buriri utagishobora kugikoma. Nuko ni hahandi usanga umutipe w'umusiramu afite abagore 4 wowe umwe wawe yarakunaniye. Sasa rero abo bapimpa icyo bakora bafite, ujya wumva no muri indirimbo za hip hop baririmba ikintu cyitwa Mali. Numva ni Papa Mali, ni umuti like ugenda ukagura ukanywa wowe umusore. Abo bapimpa barawumva. Noneho iyo bawunyweye uwo muti ugutera ingufu zo gusambana, kandi gusambana kurimo santima. Nuko ko ntabwo ari barakubwira ngo puturu yo iraguhagurutsa gusa. Urumva puturu iraguhagurutsa, ariko noneho iyo mari ikintu ikora ibishobora kuguhagurutsa bya danger, noneho ikagutera na santima nuko gushaka gusoma umukobwa, gushaka kumuko nyina biboro bya Baritazar urabibona. Baritazar boro ukuntu yajyaga, niba warabonye ama video ya Baritazar yagendaga sensational byatari ibintu byose akabikora, agakoramo akagira iki agafata. Urabibona ibyo biboro umukobwa ukamuowninga nyine wese byadaje ku buryo yumva ko yakoze igikorwa n'umuntu wamwishimiye, wamukunze, you know, n'igikorwa cyaryoshye. Rero abo bapimpu niko baba bameze tu. Abo bapimpu niyo miti bakoresha. Agashobora gushimisha uriya mukobwa akamukontrolinga, agashimisha n'uyu akamukontrolinga, agashimisha nyine ugasanga afite abakobwa nk'icumi ashobora gukontrolinga, ariko ari business ye tu. At the end of the day ashobora gukubita 100,000 ku cyumweru. So rero sinzi iyo ndabona ko kaboro kameze nk'akaboro ka aga kameze nk'aho ariko akora ibiboro bye. aga mumurebe banyarwanda, mumurebe ubone igikoga kikamwifungaho gutya, kandi twebwe tukamureba tukabata aga n'icyo afite. Agako niyo njembuye naga namutera inkonje. Umuri ko nureba ko kundu twajyaga twiruka nkaho ngaho muri nuza wewe wakuriye mu basiramu ngira ngo wowe urabizi, ugasanga nuza kikaje, ugasanga nka anko agahita gufata akagukubita nk'urushaka kubwira we wasaye. Aga niko nabanze namukubitisha nk'izo ngizo. Ho justice izubusa ugagura nawe ukabika bateka kantu. Rije yazize kutarya kudasigaho puturi. Rije wazize kudasigaho puturi. Siko nambaye impeta man. Wari da Regis usigaye uri umusitari. Gute? Usigaye wifata nk'umusaro. Hari nk'abatipe hari nk'abati usigaye utangiye utangiye kongeraho imyaka 2. Hit nari mfite utangiye kuyigeramo imyaka 2 ishize, ko niyumvaga nawe utangiye kugera mu buryo bwo kumva hit gutyo.
ubu ngiye kukugeraho ahubwo ejo uri usanga uri hafi kungeraho nyine kumva hit ukuntu iryo kubera hari nk'abantu bukibona hit ikanga none se Dumba buriya tuvuge ko utadusanze kuri hitira nabakiriyeho cyane vuba noneho tugiye mbere y'ukwezi kwa gatanu ngomba kuba nagusanze aho ngaho mbere yo kwa gatanu ngomba kuba nagusanze aho ubundi ukuntu nabasanze kuri hit mwari mwaragikubitaga kuri Afrimax mufite noneho wari ufite mbega umuswere gese n'umukobwa sinatanduka ni ikirofa naruko kizi hit wogeze kugera we hit nawe yagize Regis yari afite hit we none se Regis yari afite hit we hitiracyahari Ira n'urukobwa nka Miki Rwakwanza Kirofa hiti ubundi Dumba ubundi uri ku ruhande rwa umwanya muri ku ruhande rw'umuntu ukaruvuye ukabugiye kurwura urashaka bazanyange ngiye nk'umushwanye na Miki twavuga ko nziza iki umuvuyeho ugiye kuri Regis Miki dushwanye na Miki navuga ko naziza iki uhise umuvaho ukajya kuri Regis oya Regis yari afite hit mana we kuri Afrimax noneho uzi kubikina kugeza umunsi wakoze ikosa uzana Kiramana aguteruriye igikapu kugeza umunsi wemeye Kiramana agutegurira wazanye umunyenzara nje naragukundaga mani mvuga ati umunsi nageze i Kigali uno muniga ngomba kumushaka nkamufata mu ntoki ugakuraho fone fone batunahite bakakubura ubu mwamvugisha ubu ntaje hano kugira nk'ubu mba nabonye mvuga ati kanyene cyo koze cya Miki kubera nkunda gucokoza rwa Miki ariko buriya mu yanjye nyine mvuga ati urumva ubu hashize imyaka 6 ishira 7 tumeze neza turi kurya amafaranga sibyo imyaka 6 numara kuyuzuza ngiye maze kugira muri aka kazi meze neza ukaba ugihagaze nk'uko uhagaze uzaba warakoze cyane sibyo ariko ibintu nakoraga ntaho byagiye kuko n'ubundi agahigo nashyizemo karacyari kanini karavaho biriya bintu umuntu akabisubiza uko byari bimeze ni iminota n'ubundi ariko Regis uzi ko wowe impamvu urimo uramvugisha gutyo nuko ubizi ko mbizi ko wari ufite iyo hit uzi ko abantu benshi batazi iyo hit ndimo ndavuga cyetse abapfuye oya no bazakira ushobora guhura n'abantu bakakubwira ko bazi Kira batakuzi wowe ntabwo birambaho ariko birashoboka ni benshi yego birashoboka benshi ni ukuvuga ko wowe ubaye wigeze gukubita hit y'imyaka nk'ibiri non stop kugeza icyo gikapu Kira yaguteruriye nyuma y'icyo gikapu ndakwingenza nyuma y'icyo gikapu ese kirihe icyo gikapu Kira wagishize icyo gikapu kandi Nyakiso niwe yamuzanye Nyakiso akunda kuzana ibintu Nyakiso yazanye icyisha Nyakiso yakuye niba yaraguruturuye he ko byo Kira n'umukozi cyarakora cyane ukuri nicyo abaruta mu kanya turi kumwe i Kigali mu kanya ageze ku Gisenyi ari ku Gisenyi yego Dumba icyo gikapu ubundi iyo banki y'igikapu Dumba kuvuga ni ako Kira ugomba kuba nawe ukoresha imiti Kira nturyama
kubera icyo utagira ibitotsi. ubwo nkoresha imiti se nibwo ushatse kuvuga. Yose ndaryama nageze umva Regis, ubu abantu bari kumwe na Kira barushye bose bararyana. We uretse kuba ari n'igisenyi ubu ngubu ngo avuye mu gitondo arimo areditinga yiyegekeho gatoya abyuke yongera stress abandi yongere ngo agende he yongera asubira igise. Uwo Kira urumva ari umuntu muzima aryama amasaha 8. Ibyo bintu ariko birumvikana. Ibintu uri kuvuga bifite ishingiro. Ibyo uvuga bifite ishingiro. Ibintu ndimo kuvuga bishishije sibyo? Ibintu ndimo kuvuga n'ukuri dore Kira ubu yabuze ibitotsi niyo mpamvu ari kuri aka karayi. Ubu yabuze ibitotsi ryabo. Dumba. Ntabwo ndyama kubera iki? Uryama ryari? Njyewe Kira nzahamagara Shamusa mubwira ati Shamusa mfatira video Kira aryamye urumva umbwira ati aya masaha araryamye abyutse amasaha aryamye amasaha 5 Shamusa nzamuha $10,000 by'amadolari niba ashobora kukubona uryamye amasaha 5. Ntabwo byashoboka ntabwo ndayaryama. None urumva uno muntu adakoresha imiti bitari byo. Kandi rero umuntu ameze gutyo agira side effect kandi Kira zimugaragaraho kubyibuha k'ubugoryi. Makinyendaro uje hute babete. Izo ni stress zo kuba nyine utagira umwanya wo kuryama. Narinzi ka script. Narinzi ka niyori nyine bya film. Ngaho ubona. Wagira akuze ngo nuko byibuha. Ahubwo mwamaravuze Dumbusko yumva niwe the band of their umva ko ibintu bimeze. Ukora byo ndyama amasaha makeya. Sibyo? Ndyama kanumvira kandi umva amasaha ndyama saa 8 nkabyuka saa 1. Saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 saa 12 saa 1 ndyama amasaha 5. Wumvise wagikobwa we? Ubusijya kuri niwemere kuryama. Shika ningira icyo ngeraho zajya ndyama amasaha 8. Promota umva agapromota n'amatura 2 Mika kabyuka. Tukongera tugatigita. Wumvise oya kako n'urwo rujwi rwawe rwanze kuvuga kivuga nk'ikinyenzi. Mubonye he? Bamubona agapromotere gagiye tuba dukurikirana kizigi yose nk'iki hano sinzano cyagiye ariko arimo aranyumva agapromotere ashobora kuba kuri live ndiho. Yiriko nagari wariho nabibonye yagiye. Ariko Kira barakibwira. Uzikari ko mbonye ko inzara zagarutse we. Zagiye. Ibintu byo kutagira umugore. Bino bintu bitekerejeho. Inzara iyo zigarutse nta mugore uba ufite. Si byumvikana. Niba ushobora kuzireba akazibona akazica. Kupondrira. Mushaka. Ako nase ushaka umubyara wawe. Ufite gushaka umubyara wawe. Oya keretse nakiri umubyara bimenyereye. Ngakomereza aho yaragejeje. Umubyara mushyashya yangora nanjye bikangora. Umubesto keretse nabwo umubesto aba yamenyereye. Natangiye bushyashya ngakomereza aho yaragejeje. Akanyigisha uko babigenzaga. Ariko mara gutangira bushyashya byaranze. Bizakunda tegereza ubwo wawe ntaraboneka. Dumba. Agategereza bari gushwana. Wishimiye itandukana rya Miki na Regis? Oya. Barakwiranye Regis gusa nyine hari ukuntu najyaga ndeba Regis nkabona hari ukuntu nyine ashobora kuba atari bogari neza. Dumba ngero ndebe neza. Uno munsi ndemeye kabisa Regis ni bogari nta kuntu nakwishimira itandukanye rya Regis na Miki. Erega na Miki yaremeye. Miki ko ntacyo ni kuvuga.
dore ukuntu arimo ararya iminwa dore ukuntu Mikayisa arya iminwa arabura muteye mutama ngafite iminwa myiza inde muri comment babivuze umva mbwire yongeye areba Regis arikomba ariko wagikoka muri ikirayi tama amaso yanjye ari kureba hariya hirya sinzi impamvu uri kuvuza ibintu bidari urebye Regis tugira dore kira kiregere Regis kitakigira gutya mwana umva nkubwire yerega nta muntu ufitanye ikibazo abantu bumva ko Regis ifitanye ikibazo tumeranye neza amva tumeranye neza kira we nta kintu urimo urumva aho ngaho ku cyumva ujya wibeta se mani ngenyuzwe na fiance wanjye kuki ushaka ko njya ku ruhande kandi wavuze ko ntajya mujya mukora nese kunyurwa bisanga umuntu wamufite icyo mukora Miki ntabwo baramuha amafaranga indi utaraha amafaranga ndazi Kigali Miki umva iminsi 2 ndaba nkwibye kuri ako gakabo ngenda akora mani nta muhungu ujya unshukisha amafaranga barakubera Miki nzaza ngo ushukishe amafaranga n'ibintu byose mbere ku rukundo rwa niba mpamagara sinakitaba ntabwo wanyitaba nyumva ari wowe nahita nkupa ntabwo usanga ahuri urahazi saa numva mbese we wambura wowe Kanyamihanda nakuburwa wowe ko nagayanza ni wawe ganga nawe naga nawe arankunderegaga ibaze kuta shuti no mu rugo shuti no mu rugo se wankuraye shuti se sinzaho erega shuti z'abantu zanzihora werega nanye n'umukinnyi wa filime aho ni sawa nakuye muri boro za Zubiwe yarangiye ahubwo izakira yaje se yakinaga yaje nanjye arakina ariko ni rimwe ahubwo boro zakira za Zubista zizasubira ko yanabanebwe nta terambere urumva ariko kira yo abanyamahanga bahemba gute nka Dumba muhembaga gute kugira ngo yemere kuza Dumba cyari amezi byatari cyakoza naho ngaho uri umugabo kabisa Dumba nyavuga naguhaye oya ariko ndashaka kubwira abantu ko Kiramani numvisha amakuru yawe ko ubu kuri seti zawe hasigaye hariho ibiryo nicyo kibazo nari narabonye iwawe hari ibi umukiro udahiye ariko Dumba yaje kigiye turi gukinira kwa Mama Yves aza ashonje bahita bamukorera kukabana fasta kihuta wa fasta nimba aramushyira n'agasaradine hejuru nimba byaragenze bite arariye ariko ibyo bintu ahora bishinja Dumba uzi ko mu gihugu tere ya mbere irya neza mu gihugu ni tere yanjye barabimbwiye ngo ubu ngubu usigaye ariko ureka kuzajya ubesha abantu Kira ngo abantu usigaye babwira ati Dumba ngo buriya Dumba ubona ngo akunda ngo gukina ngo buriya ngo Dumba ari ikintu ngo Dumba ngo yagumaga mbwira ngo zana iyindi filime ngo zana n'iyindi ngo zana na byari byanstresseje ntabyo nkunda mumbabaye ngo Dumba bakunda gukina ngo nagumaga ngusaba ariko ngo abantu barakupa mwumva mu bantu bose ugomba kuzimya ntunzimirize umukobwa Aisha ese gahunda yo kuzimya igiba Kiramana gahunda yo kuzimya Kiramana arabazimya ba Mitsusu baragiye ako Mitsusu aranatwika reka Mitsusu ntabwo akiri Mitsusu wa kera Nansabi wenyine n'ubu ngubu Nsabi ntabwo akiri Nsabi tuzi ubwo uri kwemera nde ubu se ninde ubu ngubu utwika ubu ngubu umuntu utwika se ninde
cyari utwika ubu ngubu mu mafilime ko ino minsi ibintu bya filime mbona wa mugari byaragiyemo akavuyo ubu ngubu. Ubu ngubu nagira ngo abakinnyi ba filime baracyatwika cyane ko nabonye na Nyamba asigaye adatwika kuri filime atwikisha kapo. Ese biterwa n'iki? Biterwa n'iki? Kuri kw'Imana ubu ngubu abantu ntabwo bagitwika ari nka filime zitwika ngo ubone ngo aratwika ngo barimo baramubona ngo kubera ari filime ubona nyine barimo barakoresha ubundi butwiko kandi ibyo bintu n'ubugoryi reka bisenyuke anyway. Reka bisenyuke. Ugasanga numba kubita ingumi ya Kameme ugambaniye filime. Oya filime sinshobora kuzigambanya. None kuri kuzisenyura. Ntabwo urimo nayisenyura ariko nanga ibi bintu bakinyi ba filime batangira kuzajya baza kandi bagatwikira mu bindi bintu atari filime. Batangira kujya mu by'inkondo. Ubu ngubu tugiye gutangira kujya dupostinga filime. Dupostinga filime ijya kuri YouTube tuyishirayo. Agakapo kaza nk'aka kanuza kanyambo gasenyuke natwe tugigashaka kazana nyine usanga abantu bose abakinyi ba filime bose twiteye kuri Nyambo kandi nta ni filime yasohoye urumva kiro bara abantu ko abavandimwe nakuntu wajya kubunga kuranga nkabunze no mu murenge bari Mariko Dumba mu murenge wa Mabunzi mbere yuko mujya muri RIB harya wohereza mu bunzi bari abantu reka nkubwire bari abantu ntabwo wabunga kubera uzi impamvu se bari abantu ntabwo n'ubundi bari kumwe bari ababesto ubwo wagenda uvuga iki wagenda ubungute ngiye ku so rero bari abantu nukureka ubwato bukarohama papa ubwato bukaroha n'ubundi bwari bwijemo amazi ase niki gituma ubwato bwinjiramo amazi nigiye uri kuva hasi buriya bushobora no guhura n'ikibuye mu ntuza ariko si ikibuye buba bwashyiye ko bugendera hejuru ariko ubwato ari nubwo bushobora gusaduka kubera nyine like igihe kinini amazi agenda akora kuri ntuza amazi agenda akora kuri ikindi bakita corrosion sinzi niba uyizi corrosion muri science ni igihe amazi muri history corrosion ntabwo ari history ni shimi ni ukuvuga ko amazi hari ukuntu agenda agafata nko ku cyuma akaguma agenda buri gihe agikubita ariko buri ubwo ayo mazi aciye ku cyuma kigenda gishira rero ubwato bumaze imyaka nka 50 hari ukuntu bushobora kugenda amazi akabuharatura bakagera ahantu bugakora akobamo indani mu ntuza akobo yego akora nk'akobo nyine ku ntuza rero ako kobo gashobora gutangira kwinjizamo amazi mu bwato icyo gihe ariko hari ukuntu bakoresha agakombe basohora amazi gake gake biragoye rero uyafite uko bigenda iyo badakora inspection y'ikintu niyo yaba ari imodoka yawe utayikora inspection nyuma ushobora gusanga hari ibintu byinshi byapfuyemo so iyo udakora inspection ngiye kuryama Miki gumaho nanjye ngaho Miki ntabwo uva kuri live ntaragenda hasigayemo karindwi irazimana byose bigenda nahame hamwe we Miki hano Miki uri hano ufiteho abantu babiri bakuzanye muri filime nanjye ugiye kuzajya ugutwikira kugira ngo duce kuri na Nyambo agakupure ka Nyambo kazime kagenda ubwato burohame yanjye Nyamba bari inshuti yawe ikambabari sinzi impamvu muri kubishyira mu nk'aho bakundana kandi ari hano turi muri business nta bushuti burimo Nyambo ibije n'ibikabirangire ibyawe nibyo bigezweho oya nuko gahunda zubatse urumva nuko gahunda zubatse ubwato ariko ubwato burohame papa reka ubwato bumanuke
reka ubwato burohame bw'ibwana bwinjiremo amazi usenya urw'umutiza umuhoro ndababwira ngabo mwakoraga ibyiki haba Karitasi amezi ane arabananiye kugira ngo basohokane amezi ane amezi ane arabananiye Nyambo na Titi amezi ane arabananiye ariko kubarekera Titi afite akana kitwaga Uwase urakazi wo munyamirambo urakazi Uwase Bianca Uwase Bianca agakobwa kamutegereje Titi aragenda abara muri prison imyaka nk'ibiri agakobwa karavuga tukajya tugacyaho nakabyinya tukazajya tugacyaho tukagaha amadolari yose twari twaze karavuga ngo ngewe ngo negereje kavuga ibirimi rero kanako kavuga ukuntu wagira ngo nawe kacometse ibiboro nka Godfather ngo ngewe ngo isekebeje Titi bwazove ukuburu pesa ndakareba yewe unegereje kijuguwe ko negereje kikuga goke mwabyeri agahabye akana gategereje Titi umwe kwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa munani ukwa 9 umwaka uragenda uwundi uraza wewe karaza Titi arasohoka kibamba Titi nge nabonye Titi arimo yanga guhanuza ikiganiro Ndimbati babanye muri prison Titi abyimbye rega Titi so tavuze ko ibintu byose byacyahakite umuriro uri hanze cyandi Ndimbati kiraza kizanaga kamera itaga kubita umugera kagatoka mbere yangu we kuma mako kibamba ndaje ahita yinjira umujyi niyo mvugo yakoresheje mu mutwe ndavuga ati aha Bianca iminsi yawe irageze ni hake y'ibyumweru nka 3 njya kuma ngo Titi asohokana na Nyambo ndavuga ati kandi se Uwase Bianca byagenze gute wamutegereje imyaka 2 Titi ndamubwira nyamara amarira ya Bianca Titi azakugaruka njye muvugiramo Bianca muvugiramo cya Bianca nkagihamagara ndakebwira sinagwaye amafaranga wari inkoko yanjye y'ubuntu urimo ndagutereta hariya kuri piripiri nari naragiterese nagitwara kuri kwingirisha n'inkoko Titi atari bwakigurire n'ifi komeza umutegereze ubu bamwanze yapfa kumubona rero kiramanye nawe n'umugome ngo ubu yapfa kumubona ubu abantu mugene murebe umwana wiswa Uwase Bianca murebe challenge ubundi yari yakoze challenge abantu ubundi Uwase Bianca ari mu babyinyi ba mbere bezanzi ariko kuva bari baramukatiye Titi cyaramukatiye kugeza n'iyi saha yabyinaga ibintu bitaza ukabona ubuntu bwose bwamukeho butazi kubyina ngo bwande buriya bukobwa bwose butazi kubyina neza navuze amaze ariko reka mbuvuge bwa Divine na bwa Shakira aburusha kubyina ariko kubera nyine ntabwo ushobora kubyina atishimye afite depression ya Titi yabibyinaga ntibiveyo neza ubwo Titi atandukanye na Nyambo mugene murebe nuza pa Uwase Bianca aza kubakubita ubarakubita pa ubone ko yavuyeyo mu mwirinde nyamara umubyinnyi Uwase Bianca mu mwirinde Regisi kureba nkaho ndimo ndavuga ibintu biguteye ubwoba ahubwo uri kubivuga undeba Miki Sheri Miki ngaho jya kuryama ariko cya Miki mama kirubaha ariko gututatwubaha hako twese ariko dufite nuza dushaka twakuzimya ni time twakuzimya abantu bari hano twakuzimya Regis ashatse yakuzimya kira yakuzimya nta bushobozi mfite bwo kuzimya umuntu ubwo se hari ukuzima kurusha uko wamugize umuntu wamuretse akagenda akangara ku gasozi akazajya yirirwa oya Dumba ameze neza abantu ameze neza umva ameze neza Dumba please meze neza
reka Mm. uyibonera kujye Inyi. Goodbye. Inyi nyine. bye bye Bye.